umuntu aribaza ati se guhahira muri Starfish bimera wabikompara gute no guhaha usanzwe guhaha? So imagine store itanga nka 20% 20% byayo mafaranga uhahishije bakayagusubiza ako kanya bati bakoze guhahira hano kubera ko ukoresheje iri koranabuhanga rya Starfish. Uru ni uruhande rumwe nababwiraga rw'amamagaze acururizaho. Hari urundi ruhande urunguru tubonaho ibi bintu bya bitandukanye. Starfish ubwayo nayo ifite ibicuruzwa byayo uretse zamamagaze ziza gucuruzaho, nayo ifite ibicuruzwa byayo nk'ibi by'amakawa, ibitabo, amasabuni, ibintu byinshi wajyaho nanone ugahahiramo udahahiye muri ya maduka yandi. Nabyo iyo uhahiyeyo ubona ibyitwa PVs, ubona ama point values, ndi bubereke mu kanya hano akuviramo amafaranga, cyane cyane iyo uri umu entrepreneur, iyo uri umu owner. Now ubwo ni uburyo bwiza rero bwo kuriha. That's a better way to pay. Kugira ngo wishyure nawe bakwishyure, kugira ngo wishyure ubone ijya instant cashback ushobora kugenda ugaspendinga ahandi hakurikiyeho. Nabwiye ko harimo amaduka menshi yose, hari nk'abantu nagiye nkora nabo bakavuga ati mpahira muri iyi ati benda nta irimo, ari ugasanga burakeye ejo robo dirahaje. Nabwiye ko aho magereye mu mwaka umwe n'amezi 2 maze hano hajemo amamagaza agera kuri 200 n'andi hano muri Amerika. So ahora bongeramo kandi nandi yose azakwirwamo, kandi noneho niyo ataranageramo urahindura ukagenda ukareba irindi duka rigurisha bya bindi n'ubundi bijya kumera nk'ibyo bindi wari usanzwe uhahiramo itarahagera. So aha focusinga mu byitwa nationwide merchants, amamagazi ubasha gusanga ahantu henshi, apana ahantu hamwe ngo nk'akaduka k'Abanyafurika cyangwa akaduka kamwe kari ahantu atari mu zindi states cyangwa mu zindi province abari muri Canada. Ni bicuruzwa rero nabyo biguha point values. So igikurikiraho reka turebe iyo noneho umuntu aribaza ati se guhahira muri Starfish bimera wabikompara gute no guhaha usanzwe guhaha, aribyo twita hano conventional. Kwa guhaha gusanzwe ni uburyo buri conventional uko twari dusanzwe duhaha. Iyo ushaka ikintu igicuruzwa uragenda ukagifata ugashakisha igicuruzwa ukajya muri store kirimo muri magaze. Iyo magaze igomba kubanza kwamamaza kugira ngo uzabimenye, noneho nawe ukajyana ikarita yawe ya credit card ariho baguca amafre za fees, ubwo bikabona kukugeraho. Donc igicuruzwa giciye muri store, giciye mu kwamamazwa, ya store igomba kwamamaza, bahagiye aya ma credit card, abo bose bafatamo hagati yawe nanjye, hagati y'igicuruzwa nawe hagati y'igicuruzwa nawe. Urabona igicuruzwa kiraha wowe uraha, nuvuga ko hagati yanjye na kiriya gicuruzwa ashaka harimo aba bantu bose niko bakeneyeho $2 bose. Iyi store igicuruza, uyu mucuruzi ugicuruza ubwe arashaka gusigaranaho inyungu. Aba bamamaje ntago bamamariza ubusa, nabo bagira amafaranga basigaranaho. Aba baguhaye ikarita ujya guhahisha we nubwo utabimenya, nabo bagira amafaranga basigaranaho. Amakarita yitwa za Visa card, za credit card, nayo agira ibyo amafaranga basigarana ubwabyo, kubera ko baba bari muri business n'abacuruzi. So ugasanga ayo mafaranga abo bose basigarana bayatereka ku gicuruzwa akarihwa n'uyu this poor guy here, kubera ko atabizi bakabiza. Ugasanga abantu barimo bariramanta ngo ibiciro byabaye byinshi, ngo byarazamutse, ibintu bisigaye bihenze. Uko guhenda ni ukubera inflation nyine yaturutse muri abo middleman bagenda bajyamo hagati yawe n'ikintu ushaka. Starfish rero ikora iki? Starfish murabona iri mu ibara ry'ubururu, yiravuga iti oya dusubize ibintu uko byakabaye, reka tuvanemo abo bantu bo hagati hano, abo bose bavemo, hasigaremo wowe n'igicuruzwa cyawe ushaka. Ukoresha ikoranabuhanga ryawe, ugende direct kuri store ufata igicuruzwa, ya store nayo igusubize cashback, ku buryo iyi karita d'abord ntayo uri bukenere. Twavuze yuko umuntu ahaha akoresheje app ariyo Starfish, ntabwo akoresha card. Iyi advertisement cyangwa se ibyo kwamamaza nabyo ntibikorwa kujya kugenda Starfish nk'ubu amaduka magana ngahe yose nyakubwiye hano mu kanya gatoya, ntabwo bisabye ko buri rya duka rya kubanza kugira gute kwamamaza.
izi store ushobora no yes iyo store ubwayo ya mafaranga yagufatagaho kubundi yagombaga kwishyura abo ba card ntago baba bakiyagufasheho basubiza kuri normal price bagakuramo za nyungu z'imirengera bagombaga gukora ahubwo bakagusubiza restaurant bakaguha ya discount bavugaga noneho urana bikora vaco mu rugo nkuko abantu baha kuri Amazon ugasidelininga n'uwo mwanya wagombaga gukoresha ariko cyane cyane aya makarita babanza kuduca ibi biciro bizamukira muri advertisement ibi biciro amamagaze yagombaga gushyiraho kugira ngo abone uko yishyura iyi karita mu kanya ndabereka scenario igaragaza amafaranga by'ukuri mu mwaka umwe abo bantu babona ari naho haha tugeze iyo ugiye ugahaha utwara aka gakarita iyo ugacishijemo kuri iyi magaze uhashye niba ari Walmart n'urugero dukoresha uyu mugoroba ukagura umukati cyangwa galoni y'amata muri Walmart ugacishamo agakarita kawe k'amadolari 5 wenda niko ayo mata yaguze cyangwa umugati niko uguze iyi Walmart iyo izagenda isigara inyuma ibarura ayo mafaranga utanze 500 haravamo amadolari yenda 2 ya nyiri ayo mata uguze havemo wenda nk'idolari rimwe ry'umusoro wa leta havemo nk'amasenti cyangwa irindi dolari ry'umusoro ryabo ry'inyungu havemo andi masenti cyangwa irindi dolari rwa nyiri ikarita wahahishije niba ari visa card nawe bamwoherereza ye donc haba harimo abantu benshi ariko umukiriya we ntibabimubwira kuko baravuga ati ntitushaka kumutera ubwo bamwebwe mu mwihorere gusa nimuzamura igiciro ubundi muzajya kubyikuriramo inyuma so mu mwaka rero watambutse ku mafaranga gusa aba bacuruzi bose aho bagiye bacisha udukarita muri Amerika hano turi kuba ari muri Canada nabo ni nkuko bafite indi mibare nayo nk'iyo ariko ijya kungana n'ubundi dolari bya Amerika n'ibya Canada birajya birutanwa gato cyane mu mwaka wa 2022 ku mafaranga aba bacuruzi bakase abakiriya batwaye mu biciro gusa ariko agace konyine kagiye mu kubera ko bakoresheje aya makarita ya credit cards yarahwanye na miliyari 125 aribyo transaction fees ka gace konyine kajya kwishyurwa ba nyiri izi karita kandi kaciwe uyu mukiriya babimuciriye mu giciro yarihe that's a lot of money ayo ni amafaranga menshi niba mubikurikira ahangaha umuntu yakwibaza ati se uyu muntu we ni ikigo kugira ngo bari uyatanga abo bacuruzi n'abahanga cyane bo bazamura ibiciro bakareka uyu muntu w'umukiriya akaba ari we uriho ibyo biciro bagakuramo yabo bakanarihanuye now as if ibi bidahagije muri uwo mwaka nanone umwe aba bantu banyiri utudukarita barongera babona binjiza andi mafaranga arenze kuruta kure aya ngaya yo bari babonye mu bacuruzi aya noneho bayiciriye abakiriya ubwayo mu byitwa penalty mu byitwa late fees mu byitwa intérêt ku bantu bafite udukarita bo babyumva vuba vuba uzarateho rimwe gato kuriha ku kwezi iriya credit card wari ufite nibwo ba profit abo babonye amahirwe bakavuga bati noneho uyu turamubonye bakaguca amafees bakaguca interest bakaguca ibintu byinshi noneho ugasanga ikarita wari uzi ko ari igufasha utabizi ari kujya kubimenya uri at a point of no return utakigaruka bakaguforosa muri collection bakaguforosa mu gukata amanota yawe bikaba bibikwa so imagine noneho aba bantu iyi credit card communities ni zitwa za Visa card za Master card za American Express nyinshi zirimo mu mwaka umwe bakolekitinze miliyari 300 uteranyije izi zombi ni ukuvuga ko wakuramo iyi karita nuko kundi naberetse staffisha ibikora udahahishije iyi karita ukayireka za transaction fees zihise zikuretinga cyangwa uruhande aho ku baguzi ku bacuruzi haturutse opportunity ya business aha hantu niho ngiye hamfashije kumva niba koko iyi business ari nzima nari narakubitanye n'ibintu byinshi bitandukanye ntanashakaga no kumva pe numvaga umuntu utangiye uvuga ibintu bijya kwerekeza mu kuzana abantu mu gushaka iki oya nkavuga sinshaka kumva ibyo bintu cyari igikomere ariko noneho aho naje kugira umwanya wo kumva neza uko iyi business ikora niho navuze nti ibi noneho byo biri authentique
kuko path iri clear iragaragara. Ni iyi karita nivamo ninyifata nkayibika nkuko nabigerageje nkabisuzuma nkareba, ndagenda ndayibika ndahaha. Mpashye mbona barayanshubije, ndagenda nyahahamo ahandi.